inshuti za True African TV, iyi ni YouTube channel nshya yanyu, igamije kugira ngo abantu babashe kunguka cyangwa se guhuguka. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026. Ndagira ngo noneho muri uwo mujyi twihaye turebere hamwe aka kitozo k'imibare kagira kati shaka agaciro ka x. Ariko ntabwo tureba imibare gusa, tureba n'ibindi bintu bisanzwe bituma abantu bunguka ndetse bituma abantu bagira ibindi bintu bashobora kuba bakwikemurira mu buzima busanzwe bitatwaye uburyo, ariko bituma bunguka ndetse babasha no kugira ngo bakoreshe ubwonko bwabo neza. So tudatinze rero ndagira ngo dufate kano kwitozo kacu gatuma tugira brain refresh, nk'abantu bize imibare. Agaciro ka x ntabwo ari ibintu bishya, ariko ni ukugira ngo noneho abantu babashe kugira ngo bahuguke muri bo, babashe gutekereza cyangwa se gukoresha ubwonko gato cyane. Nk'akagero nk'ahangaha tuvuze tuti 8 exposer x, twongeyeho 8 exposer x mu gihe yaba ingana na 64, x yaba ingana gute? Agaciro ka x kaba kangana gute? So tudatinze rero ndagira ngo noneho turebe ibi bintu, tubirebera hamwe, tubijyanira hamwe kugira ngo tubashe kurefreshinga ubwonko bwacu. Ibi bingana, twakwiye kuba tubikora gutya, twavuga ati 8 exposer x bishyize mu dukubo rimwe, twongeyeho rimwe, ibi ngibi byakwiye kuba bingana na 64. Ahangaha twese turabibona. Ahangaha bishatse kuvuga ko 8 exposer x dukubye rimwe, n'ubundi ni ibiri hejuru, hanyuma 8 exposer x nanone dukubye iyi rimwe ni ibyo biri hano nanone hejuru. Hano ho nta kintu twahinduyeho, ibisanzwe. So ibi noneho tukavuga tuti 8 exposer x hano twongeyeho rimwe, ahangaha kabiri, hano tuza kuba na kabiri. Ibindi bigomba kuba bingana na 64. Hanyuma ibi bikwiye kuba bingana 8 exposer x, 8 yonyine ni kabiri, exposer gatatu, noneho dukubyeho na ya x yacu, dukubye kabiri, ibyo bingana na 64. Hanyuma ibi bingana na kabiri exposer 3x dukubye kabiri exposer rimwe. Ubwo dukomeje, 3 exposer d exposer 3x dukubye kabiri exposer ibi ngibi nibyo bingana na 64. So ibi ngibi noneho turamutse tugabanyijeho, dufashe kabiri exposer 3x dukubye kabiri exposer ibi ngibi tugabanyijeho kabiri, ibi bingana na 64 tugabanyije kabiri. Ibi bishobora gusimplifiya na bino, hanyuma ahangaha tugasigarana kabiri exposer 3x bizangana na 32. Hanyuma ibi bingana na kabiri exposer 3x bizangana na kabiri exposer gatanu. Ubwo icyo bivuze ni iki? Bivuze ko
koefisiya zo nicyo kimwe nta kibazo. Ubwo bivuze ko 3x igomba kungana na 5. Ubwo bivuze ko x igomba kungana na 5 igabanyije 3. Agaciro ka x ni uko kangana. Hanyuma tuvuga tuti noneho ese mu by'ukuri ibintu byacu nibyo icyo kibazo cyacu kivuga ngo 8 expose x twongeyeho 8 expose x ese kuko bingana na 3 niba agaciro ka x kangana na 3 kuri 5 ibi koko 8 expose x twongeyeho 8 expose x koko bingana na 3 reka turebe 8 expose x twongeyeho 8 expose x ese koko bingana na 64. Niba agaciro ka x kangana na 5 kuri 3 ese koko birangana. Reka turebe ibi ngibi tubona ko 8 muri birangana na 2 expose 3 na ya x yacu twongeyeho na 2 expose 3 na ya x yacu ese kuko birangana na 64. Ibyo turi kureba ubwo ibindi bivuze ko ni 2 expose 3 dukubye 5 kuri 3 twongeyeho 2 expose 3 dukubye 5 kuri 3 ese ko ibi birangana na 64. Ibyo bisimplifiye kugira ngo dusigarane imibare ifatika. Ahangaha tuba tubona ko dusigarana 2 expose 5 bongeyeho 2 expose 5 bingana na 64. Ahangaha tujye tuvuga tuti ibi bihita bingana na 2 expose 5 bivuga ko rimwe kongeraho rimwe ibi bizangana n'ubundi na 2 expose 6. Ibi ngibi bihita bingana na 2 expose 5 dukubye 2 kuko ni rimwe twongeyeho rimwe bizangana 2. Ibi bizangana ese kuko bizangana 2 expose 6. Nibyo inga tuzatubona ko ni 2 expose 5 dukubye 2 expose 1. Ibi ngibi bigomba kungana na 2 expose 6 kuko iri rimwe tuzayiteranya na rimwe, 5 tuzayiteranya na rimwe tubona ko ibintu byacu bingana